kurya Imana yamubwiye ngo iyi numa ireba hejuru ngo isobanure impamagazi ngo mugende mwubaka amazu menshi kuko abantu benshi bagiye kuza bakugana. Ibyo zaje gutera ikibazo mu idini rya Katolike kuko niryo torero ryari risa nk'irikomeye rikorana na leta muri ico gihe. Idini Katolike rigira ikibazo kuko abakristo bose bari babashizeho baza kwa Rugari. Idini ya Katolike isigara empty, nta bantu bayirimo. Icyakurikiyeho rero nuko padiri wari uhari ruguru yafashe umugambi wo kuja kurega Rugari. Aravuga ati reka nje kumurega hariya mu Buvira kugira ngo abaze bamufunge turebe ko itorero ryongera gusubirana. Baragenda babwira commissaire de zone wari uhari i Buvira, ngira ngo yari umugabo w'umushimi bantibeshe kuko yitwa na Megabe kandi iryo zina ni ry'abashi, ngo araza aje kumufunga. Abantu rero bari basigaye imuhira bagira ubwoba, baravuga ati umuntu bagiye kutuzanira aza dufunga cyangwa tuzanira igitero, kuko bene wacu dukunda gukoresha iryo jambo. Bagira ubwoba kuko bari bazi ko bazaniwe igitero. Ariko Rugari arababwira ati muhumure, Imana yamaze kunyereka umutima w'uwo muntu, ntacyo azadutwara, azazamuka ariko ntazanakandagira kuri uyu musozi. Muhumure, ntazakandagira hano, kandi namaze gusoma umutima we, ntacyo azabatwara. Afite umutima woroshe umeze nk'uw'inka yanje yitwa Rwihorera, uko ngo iyo nka ye yitwa Rwihorera yari inka yagiraga amahoro menshi. Icyakurikiyeho rero nuko icyo gitero cyaje kuzamuka, uwo commissaire de zone arazamuka ngo agere hariya kuri Nyamara, atinya kwambuka ngo agere ku musozi Rugari ariho. Akababwira ngo nimugende mumubwire aze hano ansange hano. Baramubwira ngo Rugari bitewe nuko yafashwe, ati imbaraga z'Imana zamuciye intege, ntabasha no kugenda no kurya, barinda nko gutamika kuko yiko nta mbaraga afite zo kuza hano. Atoya mugende mumuzana. Abandi baramubwira ati genda we musange. Atoya sinjayo. Finally zaje kurangira gute? Uyu commissaire de zone Rugari yari yababwiye ngo mumureke azagera hano, ntazakandagira hano, ariko azasubirayo nagera iwabo iyo yavuye azapfa. Icyakurikiyeho rero niki nuko uyu mu commissaire de zone yaje gutanga itegeko mu gihe yagize ubwoba bwo gusa. Kongeye kubasuhuza mwese aho muherereye, tubifuriza ineza y'Imana ku buzima bwanyu n'imiryango yanyu. Abaduteze amatwi kandi uyu munsi hano kuri Timazi TV tubahaye ikaze. Twabasezeranije ko tuzakomeza kubana tubabwira ku makuru y'umuhanuzi witwa Rugari, uko yahamagawe n'imirimo yakoze. Tuza kubabwira ko ndetse tuzakomereza no ku bandi bakozi b'Imana bakoze imirimo y'Imana muri kiriya gihe. Uyu munsi rero twagarutse kugira ngo twongere tubagezeho ayo mateka. Rero niba ari bwo bwa mbere ukidukurikirana hano kuri Timazi TV, turagusaba kugira ngo ukore subscribe, dukorere comment na share. Iyo niyo nkunga tugusabye yonyine. Ibiganiro byacu dukeneye kubabwira amateka y'imirimo y'Imana, dukeneye kubabwira ibyo mutazi Imana yavuze ku gihugu cya Kongo. Nawe icyo tugusaba niyo nkunga, dukore subscribe, dukorere comment na share, uzaba ukoze. Nanone dushimire wowe wakoze subscribe, wowe wakoze wadukoreye comment kugira ngo inama zanyu tuzigendereho. Kandi iki kiganiro tugiye kubagezaho nikikunezeza, ugisharinge ugihe n'abandi kugira ngo nabo bamenye aya mateka. Ibi iyo tubivuga tuba tugira ngo twubake imitima icitse intege cyangwa abantu bihebye kubwa kiriya gihugu cya Kongo, ariko kiriho amasezerano y'Imana akomeye cyane, kandi icyo Imana yavuze kuri kiriya gihugu ntawe uzakidukuramo. Imana yarakiduhaye kandi ni cyacu n'abana bacu ndetse n'abazadukomokaho bose. Nongere rero nkomeze kuri uyu muhanuzi Rugari, nubwo twavuze ko tuzakomereza no ku bandi, ariko turacari kuri uyu Rugari. Abatamuzi rero ni umuhanuzi wabaye muri kiriya gihugu cya Kongo
muri ya misozi y'umurenge yarimo impano z'Imana zikomeye cyane, kandi n'umwe mu bahanuzi bavugaga ibintu bigasohora uko yabivuze. Rero twatangiye ikiganiro cya mbere tuvuga umuhamagaro we. Ubu rero tugiye gukomeza iki kiganiro kigira kabiri, tuvuge uburyo yatangiye gukora imirimo y'Imana, ariko cyane cyane tubanze cyane dushingire ku mpano zari zimurimo. Iki kintu ndashaka ngo ugitege amatwi cyane, kuko izi mpano zirakenewe muri kino gihe. Imana igize neza ikaziduha yaba itugiriye neza. Uyu muhanuzi Rugari, kuko twasoje ikiganiro ca part 1 tubivuga, iyi ni part 2 kandi tuzakomeza. Twasezeranije tuvuga ko uburyo Imana yamuhamagaye, tubisubiyemo mu ncamake, nuko Imana imaze kumuhamagara, abamarayika bamufashe baramubaga, bamukuramo ibikoko bitandukanye, bamubwira n'impamvu yabyo, muzabisanga mu kiganiro cya mbere twatangiriyeho. Hanyuma amaze gukorerwa icyo gikorwa, yahawe abamarayika bo kugendana nawe, umwe uje iburyo undi ibumoso, bamutegeka kubaho atagenda yihuta, kubera ko agendana n'abamarayika. Ikindi twavuze ko bamurambitse inuma zibiri mu nda, imwe ireba epfo indi ireba ruguru, bamubwira ko izo numa imwe isobanura impano z'Imana ahawe, hanyuma iyindi numa imubwira ko ari impamagazi izatuma abantu baza bamugana bamusanga. Abakuriye ikiganiro cya mbere, abagikurikiranye twarabivuze. Ariko nanone tubona bamwambitse ikanzu y'abaganga, bamubwira ngo ubaye umuganga, abarwayi, umuntu uzaba urwaye indwara iyo ari yo yose uzamusengera kandi azakira. Ibyo abamuzi barabibonye, kuko umuhana cyangwa umudugudu w'abari baraje ku masengesho bari bamaze kubaka umusozi wose w'abantu baza ku masengesho kandi bagasengerwa bagakira. Ubu rero ibyo nibyo twavuze mu gice cya mbere mu ncamake. Hanyuma tugiye gukomeza noneho turebe uburyo Imana yamupanze, uburyo agomba gukora. Hari amabwiriza yagombaga kugenderaho amufasha kugira ngo akore umurimo w'Imana. Ayo nayo ni ingirakamaro cyane, kugira ngo tuyaganireho uyu munsi, nitumara turebe abari muri kino gihe nk'abakozi b'Imana, nk'abahanuzi, turebe uko zifasha. Dutangiriye ku cyo Imana yari yaramubwiye cya mbere agomba gukora, twagikomojeho mu kiganiro cya mbere. Imana yari yarabwiye Rugari ko agomba gusinya, agasinya ko nta yindi mirimo y'ubuzima busanzwe azakora. Twarabivuze, icyo ni icya mbere, arasinya ko nta mirimo y'Imana y'ubuzima bundi azakora, nkeretse imirimo y'Imana yonyine niyo azakora mu buzima bwe. Ibi twarabivuze. Icyo ni ikintu cya mbere Imana yamubwiye, arasinya. Ndetse Imana iramubwira ngo asinye bombi na Serugayi ko bazakorera Imana, nta yindi mirimo bazakora. Yongera kubabwira ko n'abagore babo bagomba gusinya ko bemeye kubaho nk'abapfakazi kandi bafite abagabo. Ibyo byose Imana yari ibabwiye, nabyo barabikora. Abagore babo barasinya, ni ukuvuga ngo aho bari batuye imiryango n'aba babyeyi basenga aho bari batuye hari hatandukanye intera n'aho ingo zabo zari zituye. Twarabivuze ko bageraga n'igihe bajya gusura inka zabo cyangwa imirima, inka zigapfa kubera kuko baciye inyuma y'icyo basinyiye. Icyo twakigezeho, dukomereza aho rero. Ikindi kintu Imana yari yarababujije Rugari ni cya kintu cyo kugenda yihuta. Imana yari yaramubujije kugenda yihuta. Uzajya ugenda buhoro buhoro, intambwe ku yindi, kuko ugendana n'abamarayika. Iki nashatse kukivuga cyane kugira ngo turebe uko twishyira ku munzani w'abakozi b'Imana bari kiriya gihe n'abo ubu ngubu. Hanyuma
uretse icyo ngicyo cyo kugenda yitonda nacyo ubwaco cyagiye kisa nk'aho kigora abantu bagendana nawe, kuko yagendaga intambwe ku yindi, hakaba iyo barara ku musozi, hakaba ubwo imvura ibanyagirira ku musozi ngo ntiyakwirukanka ngo ajye kugama, kuko Imana yamubwiye ngo azajya agenda buhoro buhoro. Ikindi kintu twavuga cyari kuri Rugari kandi Imana yari yaramubwiye, yari yaramubujije gufata ku mafaranga. Rugari ntabwo kuva Imana imuhamagaye kwikorera, ntabwo yigeze afata amafaranga cyangwa ngo abike amafaranga mu mufuka we. Imana yari yaramubwiye ngo ibintu bijyanye n'amafaranga ubyirinde, ntukazajya ukora ku mafaranga. Ababishinzwe ari bo bazakora ku mafaranga. Ni ukuvuga ngo n'abo yasengeye bose bakazana ituro baje kumutura, iryo turo ntabwo yemeraga kurifata, yaravugaga ngo nimurebe ubishinzwe ari we agenda guha ayo mafaranga. Ariko nayo mbere yo kuyakira akabanza gusenga Imana kugira ngo Imana yemere ko ayo mafaranga bayakira. Imana yamubwira ati go ahead, genda mwakira ayo mafaranga, bakagenda bakayakira. Kandi Imana yamuhakanira agatubwira wa muntu ati ayo mafaranga waruzanye yasubiza iwanyu mu rusengero rw'iwanyu, uje gushima Imana ko Imana yagukijije cyangwa yagukoreye igitangaza runaka, bigakorwa muri ubwo buryo. Uko niko n'iryo rindi bwiriza navuga Imana yari yarahaye Rugari ryo kudafata ku mafaranga. Ikindi navuga kijyanye n'Imana yari yarabwiye Rugari, ndetse naco nari naragikomojeho, nuko Imana yamubwiye ko guhera uyu munsi, kubera umuhamagaro ngo uhamagaye, ugomba kwambikwa ikanzu y'ubutambyi. Kuko Imana yamubwiye ngo bazamwambika ikanzu y'ubutambyi, isobanura ko abaye umutambyi. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko atakiri umunyabyinshi, atakibarizwa mu muryango w'abanyabyinshi. Niko n'Imana yamubwiye, tukibarizwa mu muryango w'abanyabyinshi, ahubwo ubu nyine uri umutambyi. Ikindi kandi ndetse ntabwo ukiri ku rwego rwo kwitwa umunyamurenge gusa, uri umutambyi, uri hejuru y'ibyo byose, uri umutambyi w'amoko yose n'imiryango yose. Ibyo nabyo Imana yari yarabimutegetse, kugeza ubwo bashatse kumwambika ikanzu y'ubutambyi. Abashumba bari bamuyoboye icyo gihe, ariko Imana iranga, iravuga ngo uzamwambika ikanzu y'ubutambyi ni Revera Bujanja wabitira wa hariya mu Rutibita. Bagerageza gushaka abandi bagombaga kumwambika ikanzu, bamuyoboraga nka bakozi b'Imana ba Munyangurube n'abandi, ariko aravuga ati no, Imana yavuze ngo uzanyambika ikanzu y'ubutambyi ni Bujanja, kandi uwo Bujanja niwe muzakorana umurimo w'Imana. Kugeza ubwo Bujanja bamutumije, araza amwambika ikanzu y'ubutambyi, ivuga ko nta wundi murimo azakora keretse umurimo w'iki, umurimo wo gukorera Imana byonyine. Icyakurikiyeho rero nuko amaze guhabwa ayo mabwiriza yose ndetse atangira no kuyashyira mu bikorwa, hanyuma nibwo Rugari yatangiye umurimo w'Imana ku mugaragaro, aho bita mu Rwondo hariya kuri Nyamara. Bibutse mu kiganiro cya mbere nababwiye ko amaze kuva muri ayo masengesho, Imana yamuhereyemo impano, tuzaza kuzivuga nazo hanyuma mu kiganiro gikurikiyeho. Nuko yatangiye kubona no kwerekwa, akabona umuntu ubuzima bwe bwose, akereka umuntu ubuzima bwe bwose, akamenya ngo runaka araje. Bicaye kuri Nyamara akababwira ngo runaka araje ari mu nzira,
afite ikibazo kimeze gutya, nagera hano mu bigenzo ukuntu, mu kanya gatoya bakabona wa muntu arashitse cyangwa araje. Noneho atangira gukora iyo mirimo, asengera abantu bafite ibibazo bitandukanye n'indwara zitandukanye, abo bantu bose bagakira, ku buryo abantu batangiye kuza bamugana bavuye impande zose zituwe n'ubwoko bw'Abanyamulenge, guhera mu Rurambo ukagera iriya haja za Nyagatete hino, aho Umunyamulenge yari atuye bose baza bamugana, ku buryo aho yari atuye huzuye abantu kubera abantu baje guhanurirwa. Igihe carageze kubera iyo mpano y'Imana yari murimo, igihe kiragera cyane cyane impano yo gusoma ubuzima bw'abantu mu ngingo zabo, yakurambura ikiganza akakubwira ubuzima bwawe bwose, akakubwira n'abana uzabyara, akakubwira n'abuzukuru bazavuka muri abo bana, akakubwira amashuri baziga n'imirimo bazakora, akakubwira ibyo wakoze n'ibyo uzakora. Ibyo bintu birabatangaza. Umurwayi wese yahagerera musengera agakira indwara iyo ari yo yose. None abantu bakibaza kuri iyi mpano ni impano imeze ite? Impano yo kurambura umuntu wamusoma mu kiganza, mu kirenge, wamuhindukiza mu mugongo, yamusoma mu nkokora, agahita amubwira, agahita nk'urimo gusoma ubuzima bwe bwose. Abavukanyi be cyangwa bene se bavukana bagira impungenge, baravuga ngo iyi mpano ntituzi ko iyi mpano noneho ari iy'Imana. Ni gute umuntu amenya ubuzima bw'umuntu bwose? Byageze igihe bafata abagabo babiri, batora inzira, baragenda bajya mu Minembwe, bajya gushaka abashumba bafite experience mu by'umurimo w'Imana ndetse n'abandi bahanuzi, kugira ngo bababaze iyi mpano ni impano y'Imana cyangwa ni impano itari y'Imana. Icyakurikiyeho bagiye kureba umugabo w'umupasiteri cyangwa w'umurevera wari ukomeye icyo gihe, witwa Rwizigura w'Abasegege, yaratuye hariya kuri Mishasho. Baramwegera bamubwira amakuru yose y'impano Rugara afite n'ibintu Imana irimo kumukoresha. Aravuga ati njyewe kubera mfite experience mu by'umurimo w'Imana, ndagenda njye kumureba. Hanyuma araza, Rwizigura araza agera imbere ye. Ahageze yaramubwiye gusa ngo fungura igipesu cy'ishati wambaye ku mutima nkubwira ubuzima bwawe. Ngo afungure igipesu, amubwira ubuzima bwe bwose 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 bwose, amusoma ku mutima, amubwira ibye zose n'iby'umurimo w'Imana. Aramubwira ngo nazamura ipantaro gatoya amurebe hano mu mpfundo, ngo azirebemo, asoma ubuzima bwose bw'imirimo y'Imana agomba gukora yose niyo yakoze nuko yahamagawe. Bituma abantu bose yahavuye avuga Rwizigura, aravuga ngo uyu muntu ni umukozi w'Imana, arimo impano y'Imana, niko Imana yamuhamagaye. Nanone ntibanyuzwe, baravuga ngo reka bagende bajye kubaza Munyakazi, kumwe mu bahanuzi bari bakomeye muri kiriya gihe. Iwe aracana hari hariya mu Minembwe, nubwo bari mu ntambara, iwabo ni mu Rutigita, ndetse ibimvuga byinshi iwe ubwe arabivuga kandi akabitangira n'ubuhanuzi. Munyakazi baza kumubaza abo bavukana, baramubwira ngo tubwire iyi mpano turimo kubona, izi mpano ziri muri Rugari ni impano nyabaki ko tutazumva tutazitahura? Zatumye kuko bari abahanuzi ba kera bari abanyabwenge cyane, nta kintu na kimwe Imana yavuganaga nabo ngo bareke gutandika. Munyakazi zatumye akurayo igitabo aho bandikaga ubuhanuzi, iby'Imana yababwiye bari inganje. Munyakazi ngo arambura igitabo, arababwira ngo bitewe n'ubuhanuzi dufite, Imana yatubwiye tukiri inganje, iratubwira ngo hagati ya za Rwerera
imana izahahagurutsa umuhanuzi ukomeye. Uwo muhanuzi ngo azaba afite impano ikomeye cyangwa impano nyinshi zikomeye, kandi muri izo mpano hazaba harimo impano yo gusoma ubuzima bw'abantu mu ngingo zabo. Ati kandi azaba ari umugabo wirabura muremure ufite imisatsi y'amarere. Ati dukurikije ibyo muje kutubwira, iyo ni impano y'Imana, mwebwe mugende mukomere mukore umurimo w'Imana, uko niko Imana yamuhamagaye. Basubirayo rero bakomeza gukora umurimo w'Imana. Bigeze aho abantu baba benshi baje gusengerwa, bigera naho uyu mugabo arengerwa. Abantu baba benshi bavuye impande zitandukanye, kurya Imana yamubwiye ngo iyi numa ireba hejuru ngo isobanura impamagazi, ngo mugende mwubaka amazu menshi kuko abantu benshi bagiye kuza bakugana. Ibyo zaje gutera ikibazo mu idini rya Katolike, kuko niryo torero ryari risa nk'irikomeye rikorana na leta muri ico gihe. Idini Katolike rigira ikibazo kuko abakristo bose bari babashizeho baza kwa Rugari. Idini ya Katolike isigara iri empty, nta bantu bayirimo. Icyakurikiyeho rero nuko padiri wari uhari ruguru yafashe umugambi wo kuja kurega Rugari. Aravuga ati reka nje kumurega hariya mu Buvira kugira ngo abaze bamufunge turebe ko itorero ryongera gusubirana. Baragenda babwira commissaire de zone wari uhari i Buvira, ngira ngo yari umugabo w'umushimi bantibeshe kuko yitwa na Megabe, kandi iryo zina ni ry'abashi, ngo araza aje kumufunga. Abantu rero bari basigaye imuhira bagira ubwoba, baravuga ati umuntu bagiye kutuzanira aza dufunga cyangwa tuzanira igitero, kuko bene wacu dukunda gukoresha iryo jambo. Bagira ubwoba kuko bari bazi ko bazaniwe igitero. Ariko Rugari arababwira ati muhumure, Imana yamaze kunyereka umutima w'uwo muntu, ntaca azadutwara, azazamuka ariko ntazanakandagira kuri uyu musozi. Muhumure, ntazakandagira hano, kandi namaze gusoma umutima we, ntaca azabatwara. Afite umutima woroshe umeze nk'uw'inka yanje yitwa Rwihorera, uko ngo iyo nka ye yitwa Rwihorera yari inka yagiraga amahoro menshi. Icyakurikiyeho rero nuko icyo gitero cyaje kuzamuka. Uwo commissaire de zone arazamuka ngo agere hariya kuri Nyamara, atinya kwambuka ngo agere ku musozi Rugari ariho. Akababwira ngo nimugende mumubwire aze hano ansange hano. Baramubwira ngo Rugari bitewe nuko yafashwe, ati imbaraga z'Imana zamuciye intege, ntabasha no kugenda no kurya, barinda nko gutamika kuko ariko nta mbaraga afite zo kuza hano. Atoya mugende mumuzana. Abandi baramubwira ati genda wowe musange. Atoya sinjayo. Finally zaje kurangira gute? Uyu commissaire de zone Rugari yari yababwiye ngo mumureke azagera hano, ntazakandagira hano, ariko azasubirayo nagera iwabo iyo yavuye azapfa. Icyakurikiyeho rero niki nuko uyu mu commissaire de zone yaje gutanga itegeko mu gihe yagize ubwoba bwo gusanga Rugari, ariko nuko Imana yari yabivuze. Hanyuma icyakurikiyeho nuko yaje gutanga itegeko, aravuga ngo guhera uyu munsi umushefu wese tuzasanga umuturage ayobora yongeye kuja kwa Rugari gusengesha cyangwa gusengerwa, uwo mushefu niwe uzafungwa. Asiga atanze itegeko muri ubwo buryo. Hanyuma aza gusubirayo. Yageze i Buvira, bamukura kuri uwo mwanya yarariho, bamutuma Imwenga kuba ngira ngo ni chef de poste. Murabyumva abantu bamenyereye z'amaposte iriya muri Kongo. Nyuma yabwo yaje kurwara malaria arapfa kuko yari yabivuze. Hanyuma rero
icyaje gukurikiraho nuko bakomeje gukora umurimo w'Imana, bigeraho Imana iza gutuma Rugagaza iramubwira ngo naje kwa Rugari aje kumuhonya ni Kinyamurenge, kumugira inama, kumushyira ku murongo. Imana iramutuma tugende umubwire ngo yananiwe kumanajinga impano, kuko abantu bose baje bamugana ari benshi, ku buryo bamwe bataye ingo, abandi baretse gukora imirimo ariyo kuragira n'iyindi, bose baje aho. Ati ngo ingo zirasa nkaho zavutsemo ikibazo kubera kuko abantu bose baje aho bamugana. Aramubwira ati rero Imana yavuze ngo uba uhagaritse uyu murimo hano kuri Nyamara, uhagarike uyu murimo kugira ngo abantu batahe basubire mu mago iwabo. Rugari yaje kwemera rero, akora ico kintu, ahagarika gusengera abantu no kubakorera ibyifuzo byabo. Bigeraho noneho yagendaga agasengera bano bafite ibibazo bikomeye byihutirwa. Yageze naho akazasengera abantu bijanye naho baturutse cyangwa n'amakanisa bavuyemo, agenda asenga abwira abantu ko bagomba gusubira iwabo. Abantu rero baje gusubira iwabo. Hanyuma icyakurikiyeho mu minsi mikeya Imana iramubwira ngo umurimo w'Imana ndawimuye, mwimuke muve hano mwimukire ahitwa mu Gashasha. Mu Gashasha ni hagati ya Minembwe na Mirunda, benshi abahazi. Imana iravuga ngo niho agomba kwimurira umurimo w'Imana. Hanyuma icyaje gukurikirayo nuko babyakiriye bibagoye cyane, kuko aho bari bamaze kuhamenyera, bari bamaze kuhubaka, bari bahafite ibikorwa, ariho hari imirima yabo n'ibindi, byarabagoye kuhava. Ariko nanone tutibagiwe ko aho mu Gashasha n'ubundi hari hakiri muri zone ruje, kuko hepfo Irurenge hari muri Mayimayi Murere. Hanyuma Minembwe nayo ariyo ituwe, ahandi hose ntabwo hari hatuwe. Bagira ubwo bwoba, ariko Imana irababwira ngo ya muhumure, nabatumye niho mugomba kwimukira. Nyuma yabwo baje gutora delegation cyangwa abantu bamanuka bakaja kuhareba uko hameze, bagatangira no guhinga imirima. Umwe muba batoye ni data wacu witwa Kabengo, ajana n'abandi barahinga. Hanyuma we asigarayo, abamama ategereje abamama ko baza gutera imyaka cyangwa ibigori. Haza kuba undi n'umubyeyi wacu nawe witwa ngira ngo ni Mushonda, nawe aza kumusangayo, aramubwira ati se wowe reba hano hepfo Irurenge, dore imyotsi ya za Mayimayi ko ziratwika imisozi, nawe uri hano ngo kurahinga, tubona ko ugiye gupfa wowe, muri mukira hano mwese timuzahashirira, Imana se yanga bapfa? Amaze kumva iryo jambo agira ubwoba. Abamama baje gutera, arababwira ati nagize ubwoba, bacika intege bose kubera ico kintu. Bose barongera bagira gute, basubirayo, ntibaba bakicinutse. Imana irababara, irababwira ngo narababwiye mugende ntaco muzaba, none muratinye muragarutse. Ati ubu nyine nibizo guhinga mugende mubireke, mwimuke mugende, nzabatunga ndi Imana nubwo mutahinze. Ico bakoze nuko baje gufata inzira barimuka. Ubwo nabwo sinze ibindi byinshi kugira ngo dukurikirane umurongo w'ibyo turimo. Barimuka baraza bahitira ku Gihanga, ni hariya muri mu Minembwe haruguru yo ku Gishigo. Hanyuma bahageze nibwo Karojo yumvise amakuru, Chef Karojo, ngira ngo abaguze igitabo nanditse kuri Rugari,
mwabonye ko harimo n'ifoto ya Chef Karojo. Hanyuma Chef Karojo ngo yumva ayo makuru yaje yiruka, ati se uyu muntu aje kunteza ibibazo hano. Commissaire de zone yategetse ko Rugari abantu bose bazaza bamusanga kugira ngo bahanurire uzafungwa ni jewe chef. Aravuga ati rero reka ngende hakiri kare mu gitondo ubwo Rugari yarayahashitse, ngende musange mubuze ibyo guhanura ataja kunkururira ngo kwegera ikibazo kuri Commissaire de zone. Icyakurikiyeho yamaze kugera mu gitondo ageze kureba Rugari, akimusuhuza gusa Rugari yahise amubwira ngo shefu, ngo wampaye ku mafaranga ari uzanye ari mu mufuka wawe, amafaranga warayigurishije ikimasa cyawe k'igitare. Ako kanya Karojo yitera hejuru aravuga ngo mbese niki kimubwiye ko nje mfite amafaranga mu mufuka, cyangwa niki kimubwiye ko aya mafaranga mfite mu mufuka nayagurishije ikimasa canje c'urutare. Ubutwari bwa Karojo yahise abwira Rugari ngo yararahiye uwamuhaye inka, aravuga ngo ntangajwe n'ibyo umbwiye ko umenye ko mfite amafaranga y'ikimasa c'urutare narayigurishije mu mufuka wanjye uhaye usabaho. Kubera iyo mpamvu menye ko uri umuhanuzi. Narinzanwe na gahunda yo kukubuza guhanura kugira ngo ndafungwa, ariko guhera uyu munsi kubera ibi bintu mbwiye nemeye gufungwa. Ugenda uhanurira abantu, ugenda ubwira abantu iby'Imana ishaka ko bakora, uyobora abantu uko Imana ikubwira, ariko ugomba kubikora. Guhera ku kanya yatangiye ndetse no kuyoboka Rugari ubwe Karojo, ndetse n'ibibazo yagiye agira byose mu bwami bwe wasanga buri gihe iyo byagoranye akaja kwa Rugari, kuko yari yaramubonyemo impano y'Imana ikomeye. Ikindi cyakurikiyeho yakoze imirimo myinshi akiri aho ngaho bitegura kwambuka mu Gashasha, harimo na muzeyi wacu Sitanda Bitebetebe nawe muzamubaze, hari ibyo Rugari yamuhanuriye z'imirimo y'Imana ndetse arimo gukora n'ubu nyine, yamubwiye n'ikimenyetso cy'itara. Ibyo byose muzana Bitebetebe Sitanda yabibabwira mumwegereye. Ibi byose by'imirimo barimo gukora ubu nyine. Hanyuma ahanurira abantu aho ku musozi bari batuyeho, ariko ategura kuvuga ngo bimuke baje mu Gashasha. Ati ibyo guhinga mu bireke, Imana yavuze ko izadutunga, kandi Imana yavuze ngo ntagomba kwimuka wenyine, agomba kujana na Makangata, akajana na Gityaba, akajana na Matayo w'Abazigaba, ariwe bavukana n'abariya ba Marehemu Butenjwa. Atabo bose Imana yavuze ngo twimuke. Abandi batese intambara hariya ko muri eneo za Mayimayi, turajayo gute ko Murere igishimitse hariya? Ariko arababwira ngo Imana yavuze ngo niza ngo amakanisa ngo niyo azaca intambara ya Murere muri kariya karere ka Mibunda n'Ururenge. Ati imbunda ntibizashoboka. Imana yavuze ngo amatorero, nimwubaka amatorero gusa hariya mukahatura, ikizakurikiraho Murere izacika izashira. Kandi Imana irababwira ngo nimwimuka mukagenda timuzajana imbunda, timuzajana imbunda aho mwimuke muri biriya bice. Imana yonyine yavuze ko izabarinda. Barahaguruka baragenda, bageze muri Ganja, bambutse uruzi rwa Ganja. Rugari arababwira ngo Imana irambwiye ngo ushize marayika wayo ku ruzi rwitwa Kirezi, ngo nta Mayimayi uzambuka Kirezi, ngo namwe muzagende mwiturire neza hari amahoro, gusa muzirinde kujana intwari imbunda. Ati ikindi kibazo cyose kizavuka Imana izagikemura yonyine. Ati inka muzaza muzishora muragira ururenge rwose, nimugera kuri Kirezi inka zinywa amazi zishoke, ariko zambuke zigaruka. Atari ku munsi zambutse Marangwa no kunyaga zizanyagwa.
ariko muzaza muragira urubenge rwose mushore muri Kirezi inka muzigarure runo ruhande rwo hakuno ntaco mayimayi izabatwara. Ariko igihe kimwe caje no kugera mayimayi ziza gutera zituruka mu Bunyoni, abahazi zinyura hariya ku Gipurizo kwa Barita ziratambuka, zinyura hariya kuri Bukavu zisiga Gashasha iburyo, ndetse zisiga n'Irukombe kuri Nyabibuye ibumoso, ziratambuka zija gutera kuri Kuku, ndetse n'umuhana w'Irebera kuko Gityabaho yari atuye ari umushumba, bari barubatse Irebera naho bahata kandi ibumoso. baza gutera hariya kuri Kuku mayimayi. Hanyuma nibwo baje kubaza Rugari bati se ko Imana yavuze ko mayimayi zitazadutera niki zatumye zitera kuri Kuku. Rugari arababwira ngo nuko kuri Kuku banze kumvira itegeko ry'Imana ryo kubaho badafite imbunda. Ati ziriya mbunda bazanye ngo nizo kwirinda, nizo zitumye mayimayi ibatera. Bafashe akamayimayi umwe Matekwa niwo bazi babwira amakuru ngo bari bafite gutera Irebera, ngo ariko babura inzira ijayo, ngo biba ngombwa ko batera kuri Kuku. Kandi ubirebye neza abazi iyo geography kuva mu Bunyoni ukareka Irebera, ukareka mu Gashasha, ukareka kuri Nyabibuye Rukombe, ukaza gutera kuri Kuku, mu by'ukuri ni ikintu gitangaje cyane, kuko Imana uko yari abategetse babashe kubikora mu by'ukuri zabagendekeye neza. Icaje gukurikiraho rero, bamaze gufata iyo gahunda, bamaze kwimuka, bamaze gutura hariya, Rugari na bagenzi be bubatse ikanisa mu Gashasha, ba Matayo na ba Mutejwa bubaka itorero muri Gashasha yo hano hakuno. Hanyuma Bagityaba nabo bubaka Irebera, kubera ukuntu mayimayi yaciye aho ngaho ija kuri Kuku, baje kugira ubwoba barimuka baja kutura mu Kidasi, abariho basubira kubaka bava Irebera. Hanyuma Makangata nawe yubaka itorero kuri Nyabibuye, bituma mayimayi zicika Murere, iracika irashira nkuko Imana yabivuze. Aya makuru mvuze uwakwegera Revera Rubogora yayamwibwirira wenyine kuko aho yarahari. Hanyuma rero icyaje gukurikiraho nuko hariya mu Gashasha naho ba Rugari bahindukiye badafite ibyo kujya kuko hari ku musozi, baza bubaka bahageze, bararaga hanze, bubaka uduhurirano cyangwa ibitunda, barangije babona kubaka amazu badafite ico barya, badafite uko babaho. Imana yavuze gusa ngo mugende nzabatunga mwagezeyo. Bamaze kugerayo rero icakurikiyeho niki, nuko Imana yarabwiye Rugari ngo bimwe mu mpamvu zitumye nshaka ko mwimukira mu Gashasha, ndashaka kugira ngo duhuze ubwoko bw'Ababembe n'ubw'Abanyamurenge kugira ngo basabane babumwe. Kuko Rugari yari afite iyo mpano yo gusengera abantu, hari Ababembe benshi bo mu Butambara bari barwaye, baramenye ayo makuru, bahise bazamuka bagaca mu Minembwe bagahuruka mu Gashasha, kandi Abanyaminembwe ntaco babatwaye, kandi bene wabo bakiri mayimayi Irurenge, baratambuka bakaza mu Gashasha gusengerwa. Uwagerayo wese agakira, ari ibisazi, ari indwara nyabaki, bagakira, bamwe bagasubira iwabo, abandi bagahitamo gutura hariya mu Gashasha. Uwasubiyeyo bamubwira ko runaka yakize, bwaca mugenzi we bakazana abandi, abavuye kuri Tanganyika, abavuye muri ya mishasha yose, bose barakorana bakaza mu Gashasha gusengerwa. Barubaka rero bakora umuhana munini cyane cyane kubwo gusenga. Cyane cyane icyo nashatse kuvuga nuko abo bose bavaga mu Mushasha, haba mu Mutambara, haba Ikanguri, bazaga bikoreye ingega zuzuye imyumbati, ibyo kurya barabagemurira.
ya minsi yose bashite mu gashasha badafite ico barya, babazanira ibyo kurya, birabatunga kugeza bahinze imyaka yabo irera, babona gutangira kurya ibyo bahinze. Naho barya bose bari hariya, abari za Gahwera, abari kuri Mishasho, abari kuri Gihanga, bose bafashe gahunda yo kwimuka. Abenshi bari bafite imirima yabo, barazaga bagasarura. Abari kuri Nyabibuye iyo imirima ikabatunga, abari Rebera nabo bakaza gusarura gutyo, ndetse n'abari kuri Kuku. Rero igihugu kiraturwa, bigera naho Murere ishira umusirikare wari usigaye mukuru wa Murere witwa Nondo, yari ngira umukoloneli w'umu Mayimayi, abari bamuzi baramwibuka, yaje kwaga, abanje kuza kwa Rugari baramusengera, arakizwa, arasubirayo, azana bene wabo bose, barakira, Murere iracika ururenge, Murere ishirayo. Hanyuma igihugu kirubakwa, Abanyamurenge basabana n'ayandi moko, n'Abapfurero n'Abanyindu, nta kibazo, baraturana mu mahoro, kugeza ejo bundi habayeho kuduhinduka no kutwica no kutunyaga ibyacu, ariko nabyo Rugari yari yarabivuze, wenda tuzagera igihe tugera kuri ibyo biganiro. Hanyuma icyo twavuga dusoza, ibi byose tuba tubivuga kugira ngo tumenye amateka y'aba bakozi b'Imana babaye iwacu, tumenye iriya misozi yacu. Nabitangiye mvuga ko irimo amasengesho akomeye y'abakozi b'Imana, kandi dutanga n'ihumure dushingiye ku masengesho ari hariya n'amasezerano y'Imana idufite kuri kiriya gihugu. Ni ukuri duhumure, kiriya gihugu nubwo dutatanye, hari isezerano y'uko tuzagitahamo, hari isezerano ko kiriya gihugu tuzakijamo, kandi n'abakirimo tuzakibasangamo. Nubwo intambara zisa naho zigitsikamiye, nubwo ibyago bisa naho bigitsikamiye, ariko igihe kizagera byose bikurweho, tube mu gihugu cyacu mu buryo, mu mahoro, kandi no mwituze, kandi twishimye. Rero tuzagenda tubiganira, tuvuge n'ibindi bizakurikiyeho kugeza n'ubuhanuzi bw'izi ntambara ziriho muri kino gihe, tuzagenda tubivuga. Tuja gusoza rero ni ukubabwira ko ubutaha tuzavuga impano zari muri Rugari. Ese yagiraga ihe mpano n'iyihe, yakoraga gute, iyo mpano ni gute yayikoresheje, tuzagenda tubivuga mu kiganiro cy'ubutaha. Rero reka mwese abari baduteze amatwi tugarukiraho tubashimira, tubasaba gukora subscribe, gukora comment na share. Mwe bwatabara muzaba mutugiriye neza. Murakoze cyane, naho ubutaha, Imana ibahe umugisha.